amen. kandi ntangariza abantu birashoboka ko umaze igihe wihebye uri kurira ukabona ko byakurangiranye ukabona ko nta butabazi ugifite hoya Imana iracyafite ubutabazi mama papa Imana iracyafite ubutabazi haleluya wa mukobwa wankuriki Imana iracyafite ubutabazi haleluya amina witinyishwa n'intambara uhagazemo witinyishwa n'ibigeragezo uhagazemo birashoboka ko mubabara ufite Yesu naza wa mubabara azawuvunjamo umunezero haleluya amina Imana yigeze igera kwa Yobu n'amagambo ari muri Yobu ibice Yobu ibice byaho 42 amen amen. Yobu yaranditse aravuga ngo Uwiteka we nzi ko ushobora byose nta kibasha kurogoya imigambi yawe uzi impamvu Yobu yanditse gutya Yobu yaravuze ngo Wawiteka ibyanjye nari narabyumvishije amatwi. uyu munsi kuko mubibona kuri kamera turi kumwe n'umukozi w'Imana reka tumusabe kugira ngo abibwire. Ndabashuhuje abantu badukurikiranye Imana yo mu ijuru bahereza umugisha babwire ngo mukande subscribe comment Yesu abagirire neza. Ndagarutse rero ni Mama Samuel muranzi cyane ahanje ni mu rugo Imana ibaha umugisha. Yego reka ngusabe kugira ngo Mama Samuel mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu ubanze usenge Imana. Reka dusenge. Uri data wa twese mwiza uri nyakubahwa uri mwiza ubere mwiza bagutegereje nuhimbazwe. Ijambo ryaravuze ngo abirinde Uwiteka ameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kuneganyezwa nk'uko umusozi gose Yerusalemu ni kwita gose abantu be uherero no kwageza iteka ryose. Turagushimiye ko watwimanye kandi byari kutwica byari bihari waturundi umuntu n'ubugingo turi muri iyi si intambara iyi si ibibazo nuhimbazwe. Dusenge abantu bagiye kudukurikirana Mana bagiye kumva ijambo ryawe abarwayi bakize abacitse intege ubaha imbaraga abatakaje ibyiringiro bahereza ibyiringiro kuko ari ururangiza rwa burundu uri igiti cy'inganzamarumbu isambu itarumba uri umwungeri mwiza wabagungiyeho uri Imana itajya iharanga ihararukwe uri Imana itajya inanirwa gukora amasaha 24 urakora ngaho nyemero dushyigikira ubane natwe urakoze mwami kubikoze ni mu izina rya Yesu Kristo amen. Urakoze cyane nyuma yuko umaze kutugezaho isengesho rigiza cyane ukaba udusengeye reka ngusabe kugira ngo ujye mbere utugezeho ikimana gwaye kutugezeho. Tugiye kwa magambo y'Imana Yeremiya ibice byaho 33 Yeremiya 3:3 Yeremiya 3:3 Yeremiya 3:3 umurongo wa kangahe? Wawo wa 3. Reka dusome ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Aravuga ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Imana ishimwe cyane. Hanyuma dusoma amagambo y'Imana ari muri Yeremiya 3:3 umurongo wa 3 aratubwiye ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye biruhije utabasha kumenya amen. Hanyuma birashoboka ko waba udukurikiye ufite ibibazo cyangwa se intambara ufite ibintu biri kukugerageza ufite ibintu biri kukunaniza ufite ibintu bigutwaje igitugu ufite ibintu bituma udasinzira ariko hano ijambo ravuze ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye biruhije utabasha kumenya amen. Amen. Ntangariza abantu badukurikiye nta wundi wo gutabaza uretse Imana. Amen. Nta wundi wo kubwira uretse Uwiteka. Amen. Amen. Nta wundi wo kubwira uretse Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru. Haleluya. Kuko hano umwanditsi wa Yeremiya yaravuze ngo ntabaza yabwiye Imana ngo yaranditse aravuga ngo ntabaza ndagutabara. Nkwereke ibikomeye biruhije utabasha kumenya. Amen. Amen. Ntangariza abantu badukurikiye tabaza Imana. Uri kwa muganga tabaza Imana. Inshuti zakuvuyeho tabaza Imana. Umugabo yagutaye tabaza Imana. Mu kazi intambara zahagurutse tabaza Imana. Ufite akazi utanagafite tabaza Imana. Amen. Ubona intambara ziguhagurutse mu buzima bwa buri munsi tabaza Imana kuko birivuze ngo iki iravuze ngo ntabaza ndagutabara nkuzana ijambo rivuga ngo tabaza Imana mama mu kigeragezo uhagazemo tabaza Imana. Amen. Wa mupapa unkurikiye tabaza Imana. Tubwire abantu badukurikiranye bari mu bihugu bitandukanye batabaza Uwiteka. Haleluya. Birashoboka yuko wasenze bikanga ugahamagara Imana Imana ntikwitabe si uko itakwitabye si nuko itananiwe gukora ahubwo impamvu yatinze nuko hari ibintu kiri gukura mu nzira. Amen. Amen.
nuko hari inzira ikiri guca ubushize ndi kubwira abantu ijambo ry'Imana nabwo abantu ngo mbabwire ngo mu nzira Imana ifite iracyafitemo inzira zikiri vierge Imana yanyuramo igatabara umuntu wayo. Amen. Hanyuma mbwira umumama unkurikiye cyangwa se umupapa unkurikiye cyangwa umukobwa unkurikiye mu nzira Imana ifite iracyafitemo inzira zikiri vierge itaranyuramo na rimwe igutabara. Hanyuma izi nzira zikiri vierge Imana birashoboka ko nonaha yanyuramo ikagutabara ikaguza n'igitangaza cyawe cyangwa se ikaguza n'iki Imana yavuganye nawe cyangwa se ikaguza n'umugisha cyangwa se ikaguza n'isezerano. Haleluya. Bibiliya iravuze ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye biruje utabasha kumenya. Haleluya. Uzana ijambo mama tabaza Imana, papa tabaza Imana, wa mukobwa we tabaza Imana, Imana ishimwe. Wa musore unkurikiye tabaza Imana. Haleluya. Twagiye tubona amaboko y'abantu ananirwa ariko amaboko y'Imana ntananirwa. Haleluya. Twagiye tubona ba data baduhetse bashyiraho umujishi batwosa amabere yabo baradutwisa amezi 9 tubona baducutsa. Haleluya. Ariko umuntu wiringiye Imana ntabwo Imana ijya imucutsa. Birashobora ko mama we yakubizaye akakosa wagira imyaka 2 akagucutsa wagira imyaka 3 akagucutsa. Abakera bavuga ko umwana kera ajyaga yonka akagira imyaka 4 akiri kwibere. Birashobora ko mama yakonyeje imyaka 4 igihe cyagera gucutsa ariko ikintu nkundira Uwiteka ntabwo ajyacutsa umuntu. Amen. Subiza amaso inyuma urebe Uwiteka konyeje akagucutsa isoni ziba zaragukoze isoni ziba zarankoze. Haleluya. Ariko ijambo ryavuze ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye biruje utabasha kumenya. Nkuzana ijambo ngo tabaza Imana. Uri mu kigeragezo tabaza Imana. Mbese urugo rwakunaniye tabaza Imana mama, abana bakunaniye tabaza Imana. Haleluya. Abarozi bari kukuroga tabaza Imana, inzoba bazicukuye tabaza Imana, kagambane kaguhagurukiye tabaza Imana. Haleluya. Bibiliya iravuze ngo ntabaza ndagutabara. Hanyuma nkuzana ijambo rivango mu kibazo ufite uhereye umunsi tabaza Imana. Birashoboka yuko uri kurira, birashaka ko ufite intambara ariko nkuzana ijambo rivango igisubizo n'ikigeragezo n'ibintu biturana. Amen. Ikigeragezo n'igisubizo ni ibintu bihana imbibi. Hanyuma witinyishwe umushyitsi n'ikigeragezo uhagazemo mbese diferinga ukigendeje ukibwire ngo akigeragezo genda gacyaho k'igisubizo muregeranye. Birashoboka yuko abantu bakubona uri kurira. Haleluya. Ariko uhoza amarira ari hafi yawe. Imana ishimwe. Ukurwana intambara ari hafi yawe. Ukubereye amaso ari hafi yawe. Nkuzana ijambo rivuga ngo tabaza Uwiteka. Haleluya. Birashoboka ko ari umusozi umazeho igihe ariko tuza. Haleluya. Najyaga nkubwira ngo mu ijuru hari Imana ijya yubika imisozi ikayubikana uburakari kandi ikayubika abarozi bagikanuye amaso. Ikintu nkundira Imana, iyo Imana ije gutabara inatabara abarozi batarapfa, itabara abarozi bagihari kugira ngo babone ko za mbaraga zabo zataye agaciro. Wera umunsi nkuzana ijambo rivuga ngo Imana igutabara umurozi ukuroga hari, Imana igutabara umunyashari ari imbere y'amaso yawe, Imana igutabara indyarya mwegeranye. Haleluya. Imana igutabara umwanzi ukwanga akibirebesha amaso. Nasomye amagambo y'Imana ari muri Zaburi ibice 70 umurongo waho wa 3 haravuga ngo Uwiteka atebukunyiza untabara ngabashaka ubugingo bwanjye bamware bakorwe n'isoni bagira igisuzuguriro. Haleluya. Nkuzana ijambo rivuga ngo Imana igutabara umwanzi wawe ukurwaye cyangwa se uwagushebeje cyangwa se uwakugambana iyeri gutabare hakiri imbere y'amaso yawe cyangwa se hagituranye nawe cyangwa se mukigendana kugira ngo abane Imana wasenze iyariyo. Bibiliya ivuze ngo iki? Yavuze ngo Yeremiya 3:3 havuze ngo ntabaza ndagutabara. Mama tabaza Imana. Watabaza umuntu akakumvira ubusa, watabaza inshuti akakumvira ubusa, watabaza abavandimwe bakakumvira ubusa, watabaza niho akakumvira ubusa, watabaza twakakumvira ubusa. Ariko iyo utabaje Uwiteka hakubera igihome. Iyo utabaje Uwiteka aguhanagura amarira kandi ahanagura yahanaguye. Hangariza abantu igisubizo Imana yaguhaye n'igisubizo so yaguhaye ntabwo bingana. Igisubizo Imana yaguhaye n'igisubizo mama yaguhaye ntabwo bingana. Kabiri 8 nyoko yaguhaye n'8 ijuru ryaguhaye mushu ntabwo bingana. Haleluya. 8 ijuru ryaguhaye abana bawuryaho. 8 ijuru ryaguhaye
umugabo awuryaho Haleluya. umunani ijuru ryaguhaye Shimana. umugore awuryaho Turakumva, umunani ijuru ryaguhaye Turakumva, inshuti Imana. ziwuryaho Haleluya. haleluya Tapere. umunani Yesu yaguhaye Imana Haleluya. ishimwe buri muntu wese ageraho akanywa agashira inyota ntuzane ijambo rivuga ngo birashoboka ko nyoko yakubye yaguteye umugongo ntaguhe umunani ariko iringira Uwiteka Haleluya. birashoboka yuko hari amarira umaze igihe uri kurira nima efo edrobe ariko Yesu ajya ahoza twabonye Imana iduhanagura amarira abantu bacukuye imva bazi ko turi buzigwemo ariko Yesu araza arazisiba Haleluya. twabonye abantu baduhapiriye ave baravuga ngo uyu munsi birarangiye ariko Yesu yitamurura mu nkingi y'igicu Haleluya. Yesu yitamura mu gicuku cya nyuma nkuzaniye ijambo rivuga ngo Imana yitamurure mu gicuku cya nyuma ijambo ryavuze ngo iki ryavuze ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye biruhuje utabasha kumenya mama tabaza Imana Haleluya. mu kigeragezo ufite tabaza Imana mu ntambara ufite tabaza Imana haleluya Amen. kandi kumereye nabi tabaza Imana n'umugabo yakwanze tabaza Imana sheri mukundana hakwizeza ko azagushyira mu rugo birashoboka ko yabivamo ariko tabaza Imana Haleluya. urabwira umuntu ngo agufashe iki Tabaza Imana. tabaza Imana wa mukobwa wankuriki urabwira umuntu ngo sheri yanyanze agufashe iki ahubwo aramuhambira aho gusunika mu kigeragezo haramuhambira aho kugukwena ntangariza abantu ngo inshuti ni Yesu Haleluya. ikindi cya kabiri ntangariza abantu badukurikiye Imana ikohereza inshuti iturutse ku Uwiteka Nukuri. umuntu Imana izanye akora icyo yagambiriye gukora ntabwo yumva amabwire ntabwo aranga amasamweri ndi mugufi ntabwo ari amasamweri ngo ndananutse ntabwo ari amasamweri ngo ndabyibushye ntabwo ari amasamweri ngo ntiyize ntabwo ari amasamweri ngo ntabwo nize umuntu wazanywe n'Imana akora icyo yagambiriye gukora nkuzana ijambo rivuga ngo Imana ikuzanira umuntu uturutse ku Uwiteka Haleluya. umuntu uturutse ku Uwiteka ntabwo yumva amabwire umuntu uzanywe n'Imana umuntu Imana ikoherereje pasite ntabwo areba ikijyango uvuka Nukuri. ntabwo areba abana wabyaye Haleluya. ntabwo areba amashuri ntabwo areba igihagararo ntabwo areba ukute nta nubwo yumva amabwire hanyuma Bibiliya yavuze ngo iki yavuze ngo ntabaza ndagutabara Amen. nkwereke ibikomeye biruhije utabasha kumenya nkuzana ijambo rivuga ngo wowe uri kurira humura mu ijuru hari Imana Haleluya. ijya ibirandura igitare haleluya Amina. umunsi umwe Imana yigeze igera kwa Lazaro imaze igihe ariko itari yahagera Lazaro yarapfuye Lazaro amaze gupfa abantu bajya gushingura barambikaho igitare bajya kubwira Yesu baramubwira ngo Yesu ya nshuti yawe Lazaro yapfuye Yesu yabanje kubarekaho gatoya kugira ngo abanze arebe amagambo bavuga amen Amen. arareka baravuga ariko Yesu arangije Yesu araza amaze kuza yegeranya babandi babaye abambere bo gushyira igitare kuri Lazaro Yesu arababwira ngo mugende mukureho kiriya gitare nkuzaniye ijambo wowe ufite igitare bagushyizeho Haleluya. Imana igiye gukoresha itegeko umwanzi wakiguteretseho Itegeko. niwe ukigukuraho Amen. haleluya Amina. nkuzaniye ijambo rivuga ngo umwanzi waguteretseho igitare cyangwa se umurozi wagushyizeho igitare cyangwa se umunyamagambo wakuvuze amen Amen. cyangwa se umunyeshari wakwicariye mu mugisha uhereye umunsi Imana iramuhagurutsamo haleluya Amina. nimara kuguhagurutsamo Imana iguterekemo Haleluya. kandi kabiri ikintu nkundiriye Imana iyo Imana igiye gukora ntabwo ica kuri runaka ngo wenda ivuga ngo mbere yo gutabara mama Samweli cyangwa se mbere yo kugira ngo ntabare Mushumba cyangwa se mbere yo kugira ngo ntabare mama Kabebe cyangwa se mbere yo kugira ngo ntabare Masengesho cyangwa Samweli uwaca kuri Damuru nkabanza nkamubaza ntabwo ari uko Imana ikora uwacu waherutse kuri imbaraga ngo icyo nkukundira Mana we nukutumva amabwire ya Rwanda icyo nkukundira Mana we nukutumva amabwire ya Rwanda yaba wumva amabwire ya rubanda ntabwo warantabaye yaba wumva amabwire ya rubanda ntabwo uba ukiriho yaba wumva amabwire ya rubanda
benshi baba barakozwe n'isoni. Haleluya. Amina. Hano umuririmbyi yaravuze ngo icyo nkukundira Uwiteka Haleluya. ni uko utumva amabwire ya rubanda. Mana ishimwe. Umwuka wo gutuza. Ni ukuri. Ndi umwuka wo kugira gute? Ndi umwuka wo gutuza. Gutuza. Ariko ubwo ndi mu mwuka wo gutuza ndi mu mwuka. Haleluya. Ntabwo yumva amabwire. Hanyuma Yesu hano yararetse arekaraza bamushyiraho igitare mbese nimba barayidekora barapavoma barangije baterekaho bamwe bati ntukazuke birashobora ko umukobwa wawe nkurikiye ari utare bagushizeho bere ko umusore nkurikiye ari utare bagushizeho bere ko umubyeyi nkurikiye ari utare bagushizeho ariko nkuzana ijambo ngo ni ukuri humura. Hanyuma y'imbaraga z'abana b'abantu hari imbaraga z'Imana. Hanyuma y'imbaraga z'abarozi hari imbaraga z'Imana. Hanyuma y'amagambo bakuvuzeho hari imbaraga z'Imana. Hanyuma y'amagambo bakwaturiyeho hari imbaraga z'Imana. Hanyuma bavuze ngo ntabwo uzashaka hari imbaraga z'Imana. Hanyuma bavuze ngo ntabwo uzabyara hari imbaraga z'Imana. Hanyuma bavuze ngo ntabwo uziga hari imbaraga z'Imana. Hanyuma bavuze ngo ntabwo uzabona diplome hari imbaraga z'Imana. Haleluya. Kuzana ijambo rivuga ngo komera mama tabaza Imana. Haleluya. Mu kigeragezo ufite tabaza Imana. Mu ntambara uhagazemo tabaza Imana. Birashoboka ko umaze igihe ufite amarira, bire ko ari umusozi w'ibigeragezo umaze igihe uzengurukaho, ariko natangije mvuga ngo ikibazo n'igisubizo ni ibintu biturana. Hanyuma ikigeragezo n'ikijya kikubana ikigeragezo dukibwira ngo akigeragezo uko waje ejo ni kuzagenda ukibwira ngo nziko imbere hari igisubizo. Tuza ugende gake. Amen. Kandi ntangariza abantu birashoboka ko umaze igihe wihebye uri kurira ukabona ko byakurangiranye ukabona ko nta butabazi ugifite. Hoya Imana iracyafite ubutabazi mama. Papa Imana iracyafite ubutabazi. Haleluya. Wa mukobwa nkurikiye Imana iracyafite ubutabazi. Haleluya. Amina. Witinyishwa n'intambara uhagazemo, witinyishwa n'ibigeragezo uhagazemo. Birashoboka ko mubabara ufite Yesu naza wa mubabara azawuvunjamo umunezero. Haleluya. Amina. Imana yigeze igera kwa Yobu n'amagambo ari muri Yobu ibice Yobu ibice byaho 42. Amen. Yobu yaranditse aravuga ngo Uwiteka we nzi ko ushobora byose nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Uzi impamvu Yobu yanditse gutya? Yobu yaravuze ngo Wawiteka ibyanjye nari narabyumvishije amatwi. Birashoboka ko Yobu impamvu yavuze amagambo bajyaga bamubwira ngo Imana igira neza ntabyumve. Bavuga ko Imana itabara ntabyumve. Bakamubwira ko wenda Imana itanga ubukire, itanga abagore beza, itanga abana beza. Ntabyumva bitewe n'ikigeragezo yarahagazemo. Wenda akagira gushidikanya. Ariko Yobu ahangaha yuzura mwuka wera. Haravuga ngo aravuga ngo Uwiteka ibyanjye nari narabyumvishije amatwi ariko noneho mbirebesheje amaso yanjye. Haleluya. Impamvu Yobu yavuze gutya nuko Imana yari imugarutse ifite imbabazi nyinshi kandi yari imugarutse kuruta bwa mbere. Kuzana ijambo rivuga ngo yasaje kugaruka biruta ubwa mbere. Amen. Kandi Imana nikugarukaho umuryango uzabimenya. Imana nikugarukaho abo mwasenganye bazabimenya. Imana nikugarukaho abo mwaturanye bazabimenya. Imana nikugarukaho umugabo azabimenya. Imana nikugarukaho umugore azabimenya. Haleluya. Ariko turacyari kuri rya jambo rivuga ngo ntabaza ndagutabara. Mama uri gutabaza, papa uri gutabaza, wa mukobwa uri gutabaza, wa musore we uri gutabaza. Amen. Birashoboka yuko umaze igihe muri we waracitse intege, ariko nkuzaniye ihumure ni ukuri kw'Imana. Mu bantu Yesu akibiciye umugisha, mu bantu Yesu agifite kugira neza. Amen. Mu bantu Yesu agifite umugisha, mu bantu Yesu agifite kugira neza nawe urimo. Amen. Nababwiye ngo mu nzira Imana iracyafitemo inzira zikiri vierge. Birashoboka ko hari inzira abantu bakumenyereyemo, ko hari inzira uhagazemo. Waba uri mu nzira y'ibigeragezo, waba uri mu nzira y'amarira, ariko Yesu aracyafite inzira zikiri vierge mama. Kandi mu nzira Yesu afite zikiri vierge harimo iyawe yanyuramo akaguhuza n'umugisha, akaguhuza n'umunezero. Haleluya. Akaguhuza n'igitangaza, akaguhuza n'amasezerano. Haleluya. Yigeze igera kwa Yobu bihindura amateka. Imana ishimwe. Haleluya. Igera kwa Lazaro ihindura amateka. Turi ku ijambo bita ngo ntabaza ndagutabara. Wereke ibikomeye abantu mutabaza Imana. Reka gutinda ku bantu, witinda ku miryango, witinda kuri mama wawe,
navuze ngo twagiye tubona ababyeyi bagiye batubuza baratwosa bakoresha ibishoboka byose batwitaho ariko igihe kigeze baraducutsa amen bari bananiwe nk'ababyeyi kandi bakoze icyo bagombaga gukora kandi icyo twabashinze amen ariko umuntu Imana yahetse ntabwo ijya imucutsa amen umuntu Imana yahetse ntabwo imucutsa kabiri umuntu Yesu yonyeje ashisha yumva amen ashisha yariye agashisha atariye agashisha atambaye neza agashisha yambaye neza Imana ishimwe haleluya umuntu Yesu yonyeje arashisha uko bwije nuko bukeye hanyuma nkuzana ijambo rivuga ngo tabaza Imana kuko hano Bibiliya yavuze ngo yavuze ngo ntabaza ndagutabara nkwereka ibikomeye biruje utabasha kumenya amen iyo utabaje Imana ikumenyesha amakuru yo mu murwa haleluya amakuru adatangwa n'abapfumu amakuru adatangwa na Dagoni amakuru adatangwa n'abarozi amakuru adatangwa na Ryangombe haleluya Bibiliya niko yavuze ngo ntabaza ndagutabara nkwereka ibikomeye biruje utabasha kumenya mama tabaza Imana mbazana ijambo rivuga ngo mutabaza Imana kandi hanyuma y'amagambo abantu bakwaturiyeho hari ijambo ry'Imana ni naryo rikomeye kurenza yandi yose hanyuma y'amagambo abana b'abantu bavuze hari amagambo Imana yakuvuzeho witinyishwa ubwoba n'ibyo bavuga witinyishwa ubwoba n'imiraba witinyishwa no guhinda kw'ibikeri amen Yesu twaramubonye haleluya Imana ibaha umugisha Imana mu ijuru nimero ya telefone nomero zanjye ni 0788 6 7 3 cyangwa se 07 9 45 76 Imana ibahumurize dusengera Imana Mana yacu Imana nziza uri data wa twese mwiza ubere mwiza bagutegereje tuvuze ijambo ryawe kandi ijambo rye ritanga ihumure ijambo ryawe rirarema ijambo rye rirakiza ijambo rye riratabara dusenge abantu bagiye kumvira ijambo kugira ngo bashyigikire urwaye akire ufite ibibazo bisubize buri muntu wese umuberinga bimucingira urakoze se kubikoze ni mu izina rya Yesu Kristo amen Imana ibahumurize